Be the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Kubaho ubuzima bworoheje kandi bwiza biterwa n'imibereho runaka umuntu abayemo. Buri wese agira amahitamo y'uburyo agomba kubaho. Kubaho ubuzima bwiza kandi bworoheje birenze imyambarire ya muntu. Ahubwo ni ukubona umunezero no kunyurwa binyuze mu kugabanya ibyo ukeneye wirinda irari ryo gukunda ibintu. Ntibivuze kandi kubaho nabi wenda wibabaza kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ahubwo ni uburyo bwo kugabanya imihangayiko y'ubuzima. Hari ibintu byinshi rero byagufasha wagenderaho bigatuma ubaho ubuzima bwiza kandi bworoheje. Ibintu 10 naguhitiyemo nubikurikiza nizera ko bizahindura ubuzima bwawe muri uyu mwaka wa 2022 ndetse no mu yindi myaka izaza. Turi kumwe, gumane natwe hano kuri key message 250. Wibuke gukanda subscribe, wibuke gukora share no kuduha igitekerezo cyawe. Inama ya mbere twaguhitiyemo hano kuri key message 250 ni ukwirinda kugura ibintu udakeneye. Ubu ni uburyo bw'ingenzi bwo kubaho ubuzima bworoshye. Ugomba kwiga gutandukanya ibintu ukeneye n'ibintu ushaka cyangwa se urarikiye. Ibintu ukeneye rero ni ibintu udashobora kubaho udafite, naho ibintu ushaka ni ibintu wabaho udafite ariko ubuzima bugakomeza. Icya kabiri, iga kubaho ubuzima wifuza. Muri uyu mwaka ugomba kubaho ubuzima bukunogeye kandi bufite intego. Wibanyira bigiyo bigiye. Niba uko warubayeho bitagushimishije, uyu ni umwanya mwiza wo kugira impinduka mu buzima bwawe. Tekereza ku bintu byiza bituma ugira umunezero bityo ubikurikize. Inama ya gatatu twaguhitiyemo, shyiraho gahunda ugenderaho. Tangira wimenyereze kubyuka kare maze ugira icyo ukora nka siporo, kujya gusenga cyangwa se utegura ifunguro rya mu gitondo. Mbese mbere y'uko ujya mu kazi kawe, shyiraho gahunda ikunogeye buri munsi ugomba kugenderaho, bizatuma umunsi wawe ugenda neza cyane. Cyakane twaguhitiyemo ntukagire ubwoba bwo kuvuga oya. Igihe ubayeho ubuzima bworoshye, kuvuga yego rimwe na rimwe hari igihe bitera guhangayika igihe bitakurimo. Umuntu ntagatume ugendera ku byifuzo bye. Ntuzagire ubwoba bwo kureka ibirori, inama cyangwa amahirwe runaka igihe ubona byagutera guhangayika. Kubaho ubuzima bworoshye bizashishikariza ibitekerezo byawe kuvuga uti byari ngombwa ariko kuri iyi nshuro ntibinkundiye. Inama ya gatanu twakugeneye ni uko ugomba kuziyitaho muri uyu mwaka kandi ukita no ku bandi. Utitaye rero ku cyo uri cyo n'ibyo wanyuzemo, nta rwitwazo rwo kutiyitaho ufite cyangwa kwita ku bandi. Muri iyi si ntawe umenya aho bwirageze kandi ugira ineza ukayisanga imbere. Haranira guhorana ikiganza gifasha abandi. Nubona umuntu ukeneye ubufasha, uzamufashe bitagombeye ko hari icyo agusabye. Inama ya gatandatu twakugeneye, ishimire aho uri ubu n'ibyo ufite. Kugira ubuzima bwiza ni urugendo. Niba ibintu bitaragenze nk'uko wari warabiteganyije, ntucike intege. Aho kwibanda ku bihe bizaza, shimishwa n'aho uri ubu. Wishimire ibyo ufite, ukubayeho, inshuti n'ibindi bizatuma ubaho ubuzima bw'umunezero. Naho guhangayikira ibyo udafite bizana imihangayiko gusa. Cya karindwi rero, shyiraho intego nyamukuru ugenderaho. Yaba ibyerekeye n'iterambere rigari cyangwa rito, gushyiraho intego ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu. Icyo gihe bituma umuntu agira umurongo agenderaho. Nuzishyiraho rero ukazigenderaho, bizagutera imbaraga mu buzima bwawe, bituma ugera ku cyo wifuza kugeraho cyose. Inama ya 8, ntuzagire ubwoba bwo gutsindwa, ahubwo uzabyigireho. Ni kenshi abantu banga gutangira business batinya guhomba ndetse n'ibindi. Abantu bagatinya kujya kwiga ikintu bavuga ko nta kazi babona ndetse bamwe bakabihagarika. Ariko muri iyi si ya none nta kintu umuntu ageraho atavunitse cyangwa atagerageje. Uko uzagenda ugerageza ntihazabura gutsindwa cyangwa se guhura n'imbogamizi. Ibi bizatuma ukura, bigufashe mu rugendo rwawe. Inama ya 9 twakugeneye rero, kora uko ushoboye ubonera inshuti n'umuryango umwanya.
ubuzima ni buto, marana igihe cyawe n'abantu b'ingenzi mu buzima bwawe. Ibi ntibivuze gushyira imbere iby'umuryango wawe ukeneye kuruta ibyawe, ahubwo kumarana igihe n'inshuti n'umuryango nta giciro bigira. Ibi bizakwibutsa uburyo kuba hari impano nziza. Icyanyuma rero ari nacyo cya 10, ntuzagereranye ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Iyo twitaye ku buzima bw'abandi biroroshye kubajajinga, rimwe na rimwe tukabona ko hari icyo baturusha bitewe n'ubuzima babayeho, ariko ibi ntacyo byagufasha. Kugira ngo rero ubeho ubuzima wishimye kandi bukunogeye, nuko ugomba kwishimira ubuzima ubayeho. Menya ko buri wese muri iyi si yihariye. Baho ubuzima bwawe, wubahe uko kwiharira kwa buri wese. Murakoze cyane rero kudutega amatwi, kandi mwakoze kubana natwe kuri key message 250. Mwibutse kuduha igitekerezo cyawe.